umunsi mbaho aba ari umwe. Reka mvugane n'aba pipo banjye turebana amaso ku maso man, utazahura nanjye mu nzira ukagira ngo ndi mwiza. Ntago ndi mwiza shumi, ariko nanjye ninumvuga nabo mu bebe ucoma nzakugira haduyi yanjye. Utazafata nabo mu bebe ucoma umubi n'unywa inzoga, kubera yuko inzoga zirayagaza. Uzi mu bebe wacomye aricara akamedita kandi akemera iniga zimuhamagara kuri phone zimurabura location mbere yuko afata meditation. Ubwo rero nanjye niga nkanjye ifite baby wanje ntago natuma zimudoda, mutegurira location nkamuhana mission, ariko ntago ajya yisigaraho. Mbere yo kumushima banza gucoma. Urabanza? Ndabanza ngacoma nkabona kurya inyama. Baba baby banywa inzoga bagira ukuntu bambara, abacu suko bameze bigira no kuri basaza babo. Abacu barambara bakikwiza. Niyo murabura ni muri vaste none ubwuyoka ukugutamo kapera gake gake nicecekeye cyanjye bitwara gace uzambarize beach iyo hood. Vuze ko ni cité jubwo mba ndi home, vuze ndi street bariza imihanda, nuzaje kunshaka uri mu nkanga kantu gato cyane. Yes, reka twongere tubahe ikaze ibakunzi ibakadusoka ba Muzunga TV aho muherereye hose, tubahaye ikaze. Ntabwo uyu munsi nibwizirimbe mu magambo cyane, ndi kumwe n'umustari wacu muramuzi mumubona kenshi. Uyu munsi turagarukanye kuri vibe za danje, murabona ko imyuka ni yose bush Yo my people, umeze fresh, rebye ibintu byose ni cool. Wow ahubwo ni cool cyane, ibintu ni fresh, ibintu bimeze neza. Nawe ndabona umeze neza ku cyango cyinshi, ku turunete tumeze fresh, ibintu byose wana ndabona ari neza cyane. Buriya rero mu bajene banungura ugezamo njyewe se uzimambo se ntugire shida n'inkurabura. Cameraman naciye mu maso zo nizankanga gusa nkangwa n'istorire inyuma ya cameraman. Wowe rero sho nizanjye mbere yuko nzibarabura. Muzagire shida n'insozi interview nashyizemo renge byangora kuko ikinyarwanda kiramvuna. Na icyongereza nyivuga neza gusa nkakoresha rogo. Iyo uzanye ikinyarwanda ndanakuvuguruza. Duhurire mu mihanda se reka nago wankanga ndacyari umuhanga. Imbere cyane kabisa. Ubundi wowe uri mu bantu bantungura buri munsi, sinjya nkumenyera pe, sinjya nkumenyera ibintu byose mba mbona. Ufite uburyo wikorera mu tuntu twawe, noneho n'abantu bagukurikira ngewe no mu ndimbo zawe barabizi pe, barabizi rwose. Ufite uburyo wikorera mu tuntu twawe, vibe buriho, ntabwo ari ibintu bya buri wese. Ariko uyu munsi noneho ndi gukubona mu isura nshyashya kano kanya pe, ntabwo ari uko nari nsanzwe nkuzi. Ni igiki cyahindutse? Urebye ntabwo ushaka kuvuga byinshi cyane. Amutoka ati shobora kunduta amyanga gusa zangoma zumvwa naso. Uzi ikintu uyu munsi cyahindutse se nuko nambaye udwikirura ariko ndagatama. Shumura kazi se nambaye udwikirura ariko ndagatama. Ntawe nshaka guhangana n'abana shumi, nimba warumvishe neza nako ndabizi urashona. Ni ukuvuga ngo wambaye uruhu rw'ikirura kandi uri inama ndagatama. Ngo rero mu nzira sinshaka guhangana n'inama, nanjye ndi inama, ahubwo ndashaka ikirura cyambaye udw'inama. Uko vibe magaze zakwica, ntabwo nshaka gukora muri trigger finger yanjye anayikoza muri pusi ya beach have kunutsa kuma yawe nakwica. Shumi ndanababaye man, reka mbisubiremo man, njyewe ndanababaye kubera yuko ntago numvaga ko zino street ngomba kuzigonganiramo gutya. None uri kuntera ubwoba pe. Icyo udasabwa gusa hari icyo utaza kubaza. Umunsi mbaho aba ari umwe. Ubwo aba ari uwuhe umunsi wanjye? Umunsi mbaho ubundi ugira iminsi ngahe yo kubaho wowe? Njyewe nabazaga iminsi yanjye yo kubaho ntabwo nyizi, mbona bucya nkabona burije, mba nzi ko isaha n'isaha nyine. Ubwo iyo ndimo iminsi yanjye yo kubaho niyo nabayeho, niyo namaze
gucamo nyine to uyiri imbere ntabwo nyibara ko hari yanjye kuko ntabwo maze ko biri buke bimeze. buriya ndi umuntu utunzwe n'umudomo shumi Eh ariko iyo ngiye kukurabura ntabwo njya imboga nakubana umusazi wallahi waba uzizi neza se ariko ntabwo navuga byinshi ntabwo ariko zose wazishona buriya ushaka kubaho neza ubaho umunsi umwe kandi ntabwo ari twe tuwiha ni ja uduha umunsi umwe iyo mvuze ja mba mvuze god weya rero bavuga ngo bucya bwitwa ejo si ubizi nawe rero nanjye umunsi wanjye umwe ngira wo kubaho n'ejo n'ejo iyo mbonye ujya umbwira ikibazo ufite ukimbona kuko ejo ntabwo uzambona bucya bwitwa ejo ko niko mbaho iyo bukeye nshima ja mbere yo kumushima banza gucoma urabanza ndabanza nkacoma nkabona kurya inyama oya se reka dusobanurire abantu badukurikiye mu ijambo rimwe gucoma ushaka kuvugana no kugira uti yo buriya nanjye nkunda umuntu ubaza ikibazo cy'amatsiko cyane iyo mvuze ngo jyewe mbere yuko ndamya ja banza gucoma niga zanjye zirashona hano nshatse nakurengeza niyo murabura ni muri vaste none ubwuyoka ni ukugutamo kapera gake gake nicecekeye byanjye bitwara gake uzambarize beach iyo hudu vuze ko ni siteye je ubwo mba ndi home vuze ndi street bariza imihanda nuzaje kunshaka uri mu nkanga kantu gato cyane nubwo uri kunkanga uzashiduka nkurana koroba nawe ukama keshi nyinshi cyane nk'izabasikama yo ubwo abumva bumvishe yes reka twinje mu kiganiro nyirizina kano kanya abantu benshi barakuzi kuri Muzunga TV bakunda kukubona cyane kuko eregura umustar umustar pe kabisa uyu munsi hari indirimbo cyashye ufite se Ndimo cyashya muri iyi minsi rero iri guca ibintu itarajya hanze oya se kandi ligaravasi oya ahubwo man ahubwo nari ndi kwibaza ngo ubundi abapipo banje babyiteguye gute Muzunga TV rero mfite gahunda uyu munsi yo kubaha show one day ijoro rimwe muze kwitegura murebe gusa mutaza gusa byose naje kuvuga muri rangoma byose ni ukuri shumi nawe yamvuga ikinyoma ukoze hasi unyibutse ibuye mu ndirimbo yawe sinzi nimba urayikorera video ariko ubwo uraza kutubwira hari indirimbo yawe umerutse kumva numvamo yitwa hajya yitwa saga ira ndirimbo yawe yitwa ngo iki hari yitwa Ligaravas Ligaravas niyo ngiyo na yindi nigera yumvisha muri video kuko anako mini muri audio kuko video yayo nirasoka hari amagambo amwe namwe numvishemo navuga ati nitwongera guhura nitwongera kukwakira kuri Muzunga TV nzakubaza kabisa umbwire ukuntu byifashe mwira ndirimbo yawe hari ijambo numvishemo rivuga ngo icyatsi ku mihanda ni cyo gikuza abahungu sinzi nimba ndivuze neza aho warivuga neza kundusha kubera ko ari nawe uzi n'igisobanuro cyane nicyo gikuza abahungu garukanye gutanga ikinyarwanda nubwo mwigize abahanga naguhonda shumi ndagira ngo rero iryo jambo uridusobanurire twisi nk'abarigitseho gatoya utubwire icyatsi ku mihanda nicyo gikuza abahungu ni washatse kuvuga iki mwira ndirimbo kino nshatse kuvuga se mvuga ngo icyatsi gikuza abahungu yatangiye gucuma niga senior 1 nibwo nacomeye ku mihanda nibwo nabigaragaje naho ubundi comeraga pembeni coma mvuga si ukubaga ihene sinda nigira mwiza kandi ndi mubi navugaga icyatsi rero ukuntu gikuza abahungu ku mihanda kankurabure shumi n'abapipo banje bari imihanda barya kaya man bagicomera muri super like G niba usumba ugasumba Subaru like ariko niba ukiga twatuntu twatanu iyo comye bakagufata imyaka mike ni kenzi reka uzivuye yose bituma ugaruka ufite ubwenge uba wakuze rero nanjye iyo menya ngo patizo wanje bamufunze uja muhanze wumva bita patizo uramushona ndamushona kabisa ura no mujeni wanje ndamutse numvishe ngo zamudoze azira kushi nicyo nari nshatse kuvuga ngo icyatsi nicyo gikuza abahungu ku mihanda iyo numvishe hari uwo bafunze bituma nkura
Okay. ahubwo sinzi impamvu mutayoka ko mujya munayogoza mani muzajya mungora mind ndagaso. Ubwo rero wadukubise akavasi gato yakwira ndirimbo ndikunda cyane kabisa, ku ijwi ryawe riri hejuru rifite amagi menshi, ijwi ridafite amakaraza, ukore mu nganzo kwira ndirimbo kabisa, ndumva mbikeneye cyane pe. Brother, nago njya imboga narubwo njya ngira kinene ku kadanje, gusa nago njya beshya irangoma nayo kubise ndi stu nago nigeze nandika, rero beshya ukambwira ibintu byo kuyiririmba nanjye narayibona hanze biranga shumi, babazwa no kitarajya mu gato kandi hari abapipa bayizi banje. Ahubwo buriya shaka ko ngutama nita ngutamiye iki yitwa icyatsi kandi nkayihimbira aho ngaho. Oh yes, none se ushatse kumbwira ko iya ndirimbo ntabwo ugeze uyandika? Reka nagiye muri stu muriramo n'umujene bita Zahabu. Yes. Nabona gafite confidence kandi zari zingana n'izanjye. Ahubwo ati rese boy waba wakwigaragaza shura beat, namutayemo kaya turangije turakaya, tumajije gukaya furizanyo ngoje beat, ndangije negera vasi ndavuga ati basi kadufata ipasi dutere n'ikote dutarukire tu. Tukigera tu abajeni bose barimo neza, naje kugashal ka dance ninjirira beat ndayikubita flow kimwe nkuko nubu nawe nagutamo vasi. Chaka kesh nchaka dom chaka kubona banzi banje bose bahagaze kesh, beba mama gaye nkamutwara nkuri Benz nashira hifeg akamfata fake be nashizeho kush ngawunyegera men akunda simoko no niyo puri nayifashe fefe niyo niga yanje niyiriku mbereka kiga nakinene ku kamajene muri isiri buri wese afite ikimutunga ngashima rugira kuko ari wumfata kunda. Hari abantu bajya bavuga ngo hip hop ni umunyenga, ariko ngiye nyibona ko atari umunyenga gusa, ahubwo hip hop ikora ku mutima. Mu byukuri ngiye ntabwo navuga ngo ngiye kurira wenda ariko A1 uzamu imirongo nanjye ndavuga ati cyaze umuhungu kabisa 4 A1 ubwo kandi ubwo noneho igitangaje kuri wowe nk'iyo ngiye wasanga atari indirimbo wanditse ni imirongo bawifitiye yawe ako kanya. Noneho urambwiye ngo hari ikintu kigukoze ku mutima, nanjye hari ijambo uvuze umva nahita comment. Uravuze ngo hip hop igira ite iba ku mutima papa. Buriya nushaka kurabura umuntu uzamubwire muri kumwe kabisa. Nanjye uyu munsi ndashaka kugukorera ibyo ushaka, ntago ngiye kubigukorera mani, ahubwo ngiye kubikorera Rwanda rwatubyaye, kubera yuko ntago tuyarya twenyine shumi. Ahubwo nibazaga ngo ikibazo cy'amatsiko abapipa banje bambaza ubwo ni nk'iki bifuza, ikintu bakubaza bifuza nk'ikiyeza, ahubwo baze kubyandika muri comment bavuga ati batubwire nk'ikintu bifuza kukubaza, uzajya uza hano basubize, dore ko hano kuri Muzunga TV habaye mu rugo, buri hano ni mu rugo. Ni home bank. Mbo iyo ndirimbo yawe izasohoka ryari se? Iyo ngoma yanjye rero nawe nkunda gushyira abantu ku gahari ngo bategereze ikintu, nanjye ubwanjye njye wacyanditse gusa sindi producer wacyo. Producer nanjye negereje ko azandabura akambwira ati wati ibintu biri mu nzira, ubwo rero ndakenera logo ziwe, ariko igihe icyo nabasezeranya ko nuko iminsi ibiri adashobora gushira ingoma natayibatayemo. Nimba ari ikibazo mfitanye na producer kigomba gukemutwa, ndabizi ko namwe mu nkunda ubufasha bwanyu ni yara, nta kindi musabwa gusa. Reka mvugane n'aba pipo banje turebana amaso ku maso man, utazahura nanjye mu nzira ukajya ngo ndi mwiza, ntago ndi mwiza shumi, ariko nanjye ninumvuga nabo umubebe ucoma nzakugira haduyi yanjye, utazafata nabo umubebe ucoma umubi nonywe inzoga, kubera yuko inzoga zirayagaza. Uzi umubebe wacomye aricara akamedita kandi akemera iniga zimuhamagara kuri phone zimurabura location mbere yuko afata meditation. Ubwo rero nanjye niga nkanjye ifite baby wanje ntago natuma zimudoda, mutegurira location nkamuha na mission, ariko ntago ajya yisigaraho. Mu baby ucoma mani
aramedita. Baba baby banywa inzoga bagira ukuntu bambara, abacu si uko bameze, bigira no kuri basaza babo. Abacu barambara bakikwiza. Oje kandi iyo bagiye kugusubiza, iyo watajemo subenge baragukwama, babona ibyo uvuga ari ubuteshwa. Niyo mpamvu rero nanjye vibe nzihorana na baby aba afite vibe za danje. Ibaze ngiye street biba ndusha vibe, nicyo gituma mfata kaya nta bintu by'imikino kandi nkabikora hakiri kare nta byisura y'umukara pe bikagura make nkandika imirongo n'imitanago ngashyiraho vibe ngashyiraho akadomo nkaba mbahaye agapoze mugahagarika amabit ncumitira amabici ya oji bundi sinzi kabisa sinzi nyine tu. Hoshi rero reka wenda byari byiza byari biryoshye kuganira nawe. Ubundi yewe ndi kuganira nawe mba numva twakomeza paka bwije paka bukeye, ariko buriya ngo akaryoshye nigahura mwitama akaryoshye nigahura mwitama ngira ngo nawe urabizi. Reka rero umfashe tugane ku musozo, ariko tubwira abantu tubararikire ko hari ingoma yawe nshyashya igiye gusohoka harya channel yawe twongera unayibutsa abantu. Ya channel yanje n'ubundi nk'ibisanzwe ni Bush 2K ongera hariko kakandi wallahi nimiriro muri iyi minsi natangiye umwaka wenda ndezagara gusa sinagiye isheni sinahuje n'ikundi, ariko natangiye izina ryanjye ndi igihuru cya 2024 shira mu cyongereza wihigire rogo ni Bush 2K. Yes, mboreka tukubwire ngo wakoze cyane. Hasta la vista. Hano ni mu rugo isa uzageza dukora ibiganiro abantu badukurikira umunsi ku munsi bazajya babibona. Yes, reka tubashimire namwe mwadukurikiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka.